kizakubwira yuko uzagumirwa ukabura umugabo cyangwa se ugatinda kubona umugabo bitewe nawe ku giti cyawe ari wowe ubyikoreye. Mbere yuko nkubwira ibintu bitatu bizakubwira yuko uzagumirwa ukaba unabyakiriye kano kanya rwose, ukamenya yuko nta mugabo ufite kano kanya, inkundo ukaba uzihariye ba nyirazo. Ikintu cya mbere, kera abasore ba kera ni abantu bakundaga inshingano cyane, ni abantu bakundaga kuba bashaka umugore ariko barakoze, badategereje ngo bashaka umugore wakoze, bashaka umugore wize, bashaka umugore umeze ute n'ibindi nk'ibyo ngibyo n'amakondisiyo menshi cyane. Ni ukuvuga ngo nyine umusore wa kera wasangaga aharanira kugenda agakora cyane, akubaka inzu, agakora cyane, akagura igare, agakora cyane, akagura nyine twa tuntu, agakora cyane kugira ngo agure moto, agakora cyane kugira ngo ashake umugore nyine amujyanye ahantu hazima, amujyanye ahantu heza. Ariko kuri kino gihe ukuntu bimeze, umusore wize ashaka umukobwa wize kumurusha, umusore ufite amafaranga ashaka umukobwa ufite amafaranga, umusore ufite imodoka ashaka undi mukobwa ufite imodoka, umusore ufite ubwenge ashaka umukobwa ufite ubwenge, umusore utari umusinzi ashaka umukobwa utari umusinzi utazi n'inzoga, umukobwa wo mu kabari ahura n'abasore bo mu kabari, umukobwa wo mu kabari uhora mu kabari ahura n'abasore bo mu kabari, umukobwa ufite ubwenge buke ahura n'abasore bafite ubwenge buke. Kera abasore bakundaga inshingano cyane, bakumva bakwiye gukora cyane, bakumva ko kwifuza kw'abagore bizarangirira kuri bo, bakumva yuko nyine umugore ari inshingano zabo, bafite byinshi cyane byo gukora kugira ngo abagore babane, kugira ngo bagirane. Ariko kuri kino gihe ni ukuvuga ngo umusore ashaka uwo bahuje. Kano kanya ufite inzozi zo kuvuga ngo ndashaka umusore ufite amafaranga, ndashaka umusore wakoze uzi gukora, ndashaka umusore nyine w'umukozi, umuntu utari umunebwe. Kandi mu by'ukuri uri kubivuga wowe uri umunebwe, uri umunebwe, ntabwo uzi gukora, ntabwo uzi gushaka amafaranga icyo ari cyo, nta n'ikintu na gito utunze gishobora kugura n'ibihumbi 200, ariko urashaka umusore ufite amafaranga. Ndashaka kumara amatsiko, uwo musore ufite amafaranga ntabwo akeneye umukobwa nkawe, ashaka umukobwa wakoze nawe ufite amafaranga, ntabwo ashaka umunebwe nkawe. Uwo musore waje agaparika imodoka ye hariya ntabwo akeneye umukobwa ugenda n'amaguru, akeneye umukobwa ufite imodoka. Kuri kino gihe niko bimeze. Ni ukuvuga ngo abasore bagutereta muri kino gihe, abasore bagutereta bahuye n'ubushobozi bwawe ndetse n'ubwenge bwawe. You get it? As I said phone narababwiye ngo nimba uri umukobwa umwe biyoga, ntutegereze ko utazahura n'abasenzi, umugabo wawe ni umusenzi. Wa mukobwa wawe rero uyu munsi umenye ngo nimba uri umunyabwenge, nimba ushishoza, umugabo wawe azaba ari umushishozi cyane. Wa mukobwa nimba uzi gukora cyane, ukunda amafaranga, umugabo azaba akunda amafaranga, azi no gukora cyane. Nimba ushaka kugera ku nzozi zawe zo muzashakana cyangwa se z'umugabo wifuza kubana nawe, by'umwihariko kuri kino gihe kugira ngo ubone umugabo wifuza w'inzozi zawe, wifuza pe, urasabwa kuba nk'uwo mugabo wifuza. Kugira ngo ubone uwo mugabo wifuza, kano kanya nimba wifuza umusore ufite amafaranga, shaka amafaranga, muzahurire muri business z'amafaranga, muzahurire gushaka amafaranga. Umugabo ufite amafaranga aba yirukanka, abashaka amafaranga, muzahurira mwaho ukabarize, muzahurira mwaho ukabaruraramo. Umugabo ufite amafaranga muzahurira mu buriri bw'iwanyu uri uryamyemo, niho azagusanga. Umugabo ufite amafaranga muzahurira mu nzira muri kugenda ngo kurebe gusa ngo yumve ko agukunze akakugira umugore. Byararangiye. Nimba ushaka umugabo udatendeka, udaca inyuma, ugomba kumera nkawe, umukobwa uri kandi, umukobwa udasamara, umukobwa ukunda rimwe udakunda kabiri, umukobwa uzi kuvuga yego, umukobwa uzi kuvuga oya. Uzahura n'umusore w'iseri. Igihe cyose utagerageza kuba nk'umugabo wifuza, ntabwo uzabona umugabo wifuza. Niba ushaka umugabo uzakubahira famiye, uzagukunda uko, banza wubahiya, ubaha famiye yawe, tanga urukundo, uzaruhabwa. We get what we give. Twakira ibyo twatanze. Kandi ukanyura kundana n'umusore mwamara n'amezi 2 ukamarashaka yuko muryama. Abasore iki gihe bose baba bashaka ko turyamana bameze kimwe. Menya ngo umusore ugukunda kano kanya ahuye n'ubushobozi bwawe, ahuye nawe ubwawe. Ntukajye wirenganya utangire uvuge se kubera iki mpura n'abantu bameze gutya mu buzima, se kubera iki abandi bahirwa, kubera iki abandi bigenda gutya na gutya. Ugatangira kwibaza uriya yarahiriwe, ese abandi abasore babakura he, bafite ubwenge, bafite gahunda. Abandi impamvu babona no kubera ko bahuye nabo basore babonye. Nta kuntu ushobora kuvuga ngo ngende umukobwa nifuza umusore wakoze cyane, nifuza umusore ufite amafaranga, nifuza umusore utanjyana mu buzima bubi, kandi ubwawe ubuzima bubi wabwishyizemo, ntabwo uzi gukora, ntukunda amafaranga, uri umunege uryamye wanyu. None uwo musore muzahurira aho ngaho. Nimba uhora mu kabari ukunda kunywa amayoga, urumva umusore ufite amafaranga, ufite n'ubwenge, muzahurira mu kabari se? Ntawe uzahasanga. Uzasanga abafite amafaranga badafite ubwenge, badashaka no gushaka abagore, bashaka kwirira gusa. Abo nibo muzahura. Ahantu ugenda, ibyo ukora, ibyo byose bihuye n'uwo muzabana ejo hazaza. Ahantu ugenda, ibyo ukora byose bihuye n'umuntu muzabana hazaza. Niyo mpamvu rero uyu munsi nakubwiye ngo ikintu kizakubwira yuko uzagumirwa
cya mbere ni ukumva yuko ukeneye umuntu umeze gutya kandi utagerageza kuba nk'uwo muntu wifuza. Icyo cyo kintu kizatuma ugumirwa rwose. Kano kanya tuvugana ushobora kuba warakuye n'umusore w'inzozi zawe mugakundana, cyangwa se akaba yagutereta ukamwanga, akaba yaragiye. Abandi bose mugiye gukundana cyangwa mukundana n'ubwo bakaba ari abantu bo kugukerereza gusa, akaba ari abantu badafite gahunda mu buzima bwabo no mu buzima bwawe. Kano kanya ushobora kuba warirengagije umusore muzabana, umusore muzakundana, umusore w'inzozi zawe, ukeneye umusore umeze gutya kandi ubwawe utameze nkawe. Ntabwo mvuze ngo kubera yuko ngo ukeneye umugabo uzatora ibyo ubonye byose, oya. Ariko nimba uzi neza yuko ukunze umusore, sibyo? Umusore cyakoze ni mwiza, twabana, ibintu nk'ibyo ngibyo, uyu musore nyine ahuye n'inzozi zanjye, ariko munengeye kino kintu kimwe gusa. Icyo kintu munengeye, icyo kintu ukaba ntacyo ufite, ukaba udasa nacyo, ariko ukaba umubengeye icyo kintu, akaba nta kindi kintu umuhoye. Kugira ngo uzongere ubone uwo musore winengagije gutyo, bizakugora cyane, bizagusaba igihe kinini cyane kuko biragoye. Icy'ingenzi umunsi ugomba kumenya nakubwiye, ba nk'umuntu wifuza kubana nawe ejo hazaza. Guhera uyu munsi tangira ube nkawe. Niba ushaka umusore usenga Imana, ukunda Imana, muzahurira mu kabari, muzahurira mu rusengero, muzahurira ahantu hari abantu bazima, abantu basobanutse. Uwo musore uzamuhakura, uzamubona. Nubwo utamuhakura none uzamukora ejo bundi. Nubwo utamukuramo ku gacuri maze aturuka ahandi, kubera ko Imana izabona ko nyine agukwiye. Imana ntabwo izafata umusore usenga ubaha Imana ngo imuhereze umukobwa umeze nkaho utazi Imana, utazi gusenga ibyo ari byo. No. Tangira guhera uyu munsi umere nk'umusore wifuza kubona. Uwo musore nimudahura uzamenye ko ibyo nakubwiye ari kubeshya. Ushaka umusore w'umukozi ufite amafaranga, iga gushaka amafaranga no kuyakorera. Uzamubona kurusha amafaranga nayo afite pe. Ushaka umusore ufite urukundo rwinshi, udatendeka, udaca inyuma, udasambara. Tangira guhera uyu munsi umere nkawe. Iga kuba nk'umusore wifuza, uwo musore muzahura. Njye mba naje kubagira inama nka musaza wanjye. Njye nitwa Ujeneza Gedeon kuri Instagram, YouTube na TikTok. Amahoro y'Imana abane namwe. Peace, hope and love.